nguhereza ikaze cyane ahantu herere hari hose nizere kumeze neza cyane ni ku kindi cyumweru undi munsi mwiza cyane aho ugiye nawe nkuko dusanzwe dupanga tugahurira hano ku isaha ya saa sita kugeza ku isaha ya saa munani kuri ayo masaha aho twibukiranye ibihe bya kera guhera 50 60 70 80 90 kugeza aho ngaho mu ntangiriro za 2000 dutangiriye mu gihugu cy'abaturanyi ngaho muri Kongo ariko bivuze ko noneho kuri uno munsi nkuko wabibonye kuri afishe nkuko wabibonye wagiye ubyumva ahantu hagiye hatandukanye kuri uno munsi dushobora kwibanda cyane muri Afrika ariko ntabwo bivuze Afrika yonyine dushobora kwibanda cyane ku ndirimbo zitwibutsa ibihe bya hano mu karere muri Afrika ariko noneho ku rwego rw'isi ni indirimbo tutari bujyane twenyine giwe nawe ariko noneho kuri uno munsi hano mfite umutumirwa no muvandimwe ni inshuti umuzi kuva kera umuziyo ibigwi bigiye bitandukanye giye tuziranye kera ariko wo muzi ibintu byinshi nanjye hari ibindi byinshi cyane muziyo icyo navuga cyo nuko ari umuvandimwe wanjye he is my brother from another mother welcome to the show. Thank you Adamo. Vipi? Poa, tunamna gani? Safi sana. Uko salama? Salama. Leo ni moto. Leo. Unaona uko wavuga. DJ Carlos ye mwenye amefika sasa. Mr. Kennedy Mazimpaka yuko nirwo mbitindaho. Uramuzi cyane Kennedy Mazimpaka uramuzi mu mafilm agiye atandukanye uramuzi muri music umuzi gutyo ko nimo kumubona umuzi n'ahandi hano ku muhanda umuzi bwa mbere muri the classic memories ariko nubwo ari bwo bwa nyuko ndabizi kuzagaruka wongera unagaruka kubera ko hari abantu buriya bavuga Bible bakavuga bibliothèque bakavuga iki noneho bakavuga n'izindi nzu z'ibitabo ariko zigendera muri izo ngizo harimo wow that is good no mwe ibyo ndimo kuvuga ni byiza cyane kububizi gutyo niko mbizi byiza cyane ni nako mbihamya nutabyemera gutyo ndabizi ko mu kanya gato arababyemera abyemera uyu munsi arabyemera hano kandi noneho arabyemera yemere Nigeria yemere South Africa yemere Malawi yemere Sierra Leone yemere Congo yemere Uganda yemere Kenya yemere ahandi hose kubera ko wenda aho ngaho niho batazi neza noneho yemere mu Rwanda kubera ko ari hazi arino nawe ubwo yemera kurushaho kubera ko turi mu Rwanda cyane nangwa tugiye gutangirira ho gato yatwibukiranye ibyo bihe bya zamani mwese ko ni DJ Adams DJ Carlos aho izina DJ Carlos ryavuye ndahatekereza akuraza kubatubwira Adamo kuvu nigihe tumaranye nigihe twakoranye utazi izina Carlos aho ryavuye DJ Carlos genda hazano ryavuye yes ariko abantu batazi DJ Carlos aho ryavuye nabo baraje bahamenye good abantu batazi Kennedy arahari dore nguyu WhatsApp urimo kubibona aho ngaho imbere yawe YouTube channel Facebook TikTok hose nizo ngizo DJ Adams +250 muri technique turi kumwe na Maxime mwanzo tujyaneho gatoya aho ngaho tubanze turebe muri za 70 80 90 then turagaruka nibwo umenye ko ibyo uyu munsi bitandukanye n'iby'ikindi gihe wahabonye hari banza ukaraga ugere ku ndirimbo ushaka wayibonye nayibonye kabisa kaseti iyi ni Sony izi ni Sony ariko irasa na TDK ubundi Sony nizo zabanje TDK zitaraza habanje Sony cyane nizo zabanje azibonye n'ikaramu rwose na Bic ubu DJ Carlos urimo kwibona hariya noneho urimo gushaka indirimbo ukibona ushaka indirimbo uri bucurangira ibaza ariko no kuzimixinga umixinga indirimbo ziri kuri cassette kuba kuri cassette zitari no kuri CD zitari no kuri nuze digital player utanabizi ngo indirimbo ifite BPM ya kangahe yego izingize na BPM twabariragaho na BPM zabaga yari Maxime dukomeze imbere gato so radio still Sony ariko izingizi zo ziravuguruye izingizi ni nshasha izi ni nshya hari izindi twabaga dufite nazo ziraje hari izindi twabaga dufite radio nayo ariko hangaho ni radio of course izingiza VHS
aho ngaho hari akantu uri bwibuke kuri izo VHS ndabizi ko aho ngaho ntabwo ari DJ Carlos turi hariya ntabwo turimo kubona DJ Carlos hariya turimo kubona Master JK aha ngaha ni Master JK ntabwo ari DJ Carlos aha ngaha ni Master JK hano okay wamubonye reba iyo myaka ya Master JK recorder zitwa tape recorder wayibonye izi tape recorders wayijyana gushaka ku recording utuntu waba uri umuntu ukaze cyane ariko waba ufite na Walkman. Yes, Walkman nkingi waba ufite ka Walkman ariko hano ufite indirimbo ni vyavuba kubera ko urona zira CD zijya kuza kasete zari zarabanjije kera yo kasete twari twanazivuyeho turi ku ma CD singizi se CD no CD nayo izi nazo zari ubwoko ushobora kugenda wiyumvira music ariko kanakagenda ahubwo sinabyibutse Adams wari kuba wakaza najyaga kuzana LPs nazo zirahari nizo zakabanje nizo zajyaga kubanza rero LPs imbere yuko kasete za hagombaga kubanza LPs no problem nazo turabisobanura ko noneho ziri kuri turntable izi ni za kera cyane izi ngizi zo twari tutaranabaho anga ni telefone ukuntu zagiye yego na amatelefone ukuntu yagiye aza iyo ndayizi iyo naranayikoresheje ibyo warayibonye narikoresheje rwose ubwo turi mu 1905 amatelefone agenda ahinduka kugeza aho turi bugere izi ngizi ku masitasiyo ya gari ya moshi Uganda zari zihari zari mu masitasiyo ya gari ya moshi niyo wajyagamo ushaka guhamagara ku yindi sitasiyo kugira ngo bakubwirire kanaka umuvandimwe utuye muri ako gace izi nizo zabaga zihari aha noneho zigiye kugenda zihinduka zindi zo gukaraga amanomero izi ngizi abenshi barazihasanze ariko apana abana na ka design gusa ubu ngubu kagiye gahinduka ariko izi ngizi ushobora kuzisanga mu maoffice amwe mu maoffice amwe namwe izi ngizi zirahari mu bihugu bimwe na bimwe kwanza izi ngizi ziracyakoreshwa kabanza ugakaraga zero ikagenda ikongera ikarangira ukayirekura ukaza kongera gukanda rimwe ukayijugunya ikagenda ikikaragika aho ngaho ibingi byarabaye na hano muri Kigali ahantu ziri ugeze izi ngizi zabayeho mu mapublifone amwe namwe ukagenda ugashyiramo igiceri ukavuga uhamagara utazi ngo umuntu uhamagaye niba ari uri umubone mwahanye na gahunda ngo saa sita turaza kuvugana basi ubwo igiceri kikaba kiragiye ngo saa sita turaza kuvugana nk'uko ushobora kubwira abantu ngo the classic memories zitangira saa sita noneho umenye ko saa sita ugomba kuba uri hariya kugira ngo tuze kandi ubwo wabanje guhamagara ahandi bagiye kumushaka kugira ngo aze dore ngiye Maxime Nyamijosi urahari Nyamirambo hano hano si muri za bibiri izi nazo zakanyujijeho reka turebe muri za bibiri zigitangira ikoze aho ngani ngo bari bahari icyo gihe cyane ariko rero wibuke Nairobi zo zari zaramaze kwaza muri 90s atari izingizi izingizi Nairobi zari zihari izingizi yes muri za 90s ariko muri 90s muri za 90s izingizi zose zari zaje muri za 90 ntabwo uzibuka muri Nairobi hari za arakeli hari zande abantu bagendaga munze mu modoka bakurikije amazina no muri late 90s so izi ngizi uko urimo kuzibona gutya wenda na Maxime araza kutwereka n'izindi izi ngizi ntabwo ari ukuzibona gutya nk'imodoka ahubwo noneho reba nk'umuntu wazigendagamo urebe nk'abashoferi bazitwaraga urebe ko zakundaga ko zirimo music abantu benshi ubu ngubu bakurikira amaradiyo kuko amaradiyo yabaye menshi internet yaraje ama YouTube arahari ariko n'izi ngizi abantu benshi banazigendagamo kugira ngo bamenye indirimbo nshyashya yego cyane izi Nyamirambo erega nta n'ahandi zabaga none ndebera nk'abana b'abakobwa bagendaga muri izi abasore bazigendagamo abanyeshuri kandi buri umwe wese yagendaga mu yakurikiye umuririmbyi akunze cyane of course n'abashoferi bakunzwe cyane aho nivuga ngo izino modoka zatwaraga cyane Tupac igaturuka kuri 40 uyitegereje uyumva uyitegereje uzi ngo yongeye utegereje hakaza za arakeli zigacaho hakaza PDD igacaho
ariko Igacaho, ukavuga uti lazima ndinjira muri genda muri, Tupac. Tupac igiye kuza. ariko twaba tuba mu cyaro Ona turakoma. tugiye kuva mu cyaro. Izi ngizi wazibaza abantu bazigenzemo ahantu hitwa kuri dawa ari mu ijuru. nagana yangaho Dawa ari mu ijuru. Ayayaya, ni ahantu uvuye ku Kibuye ufashe inzira ijya Nyamasheke. Ni ahantu hari ikorosi rikase just like you, kandi hamanuka hepfo mu manga. ku buryo wowe kuhagera ugomba gusenga. Oya, ni ukuvuga ngo imodoka aho yahagararaga hejuru mukagenda n'amaguru kugira ngo ize kubasanga hasi, kandi mukagenda ibirometero nka 2. Ziraparitse ubu ngubu zaravuye mu nzira, hari izindi nshyashya. Ariko dusubiye gato kuri za taxi, urabona ko ziriya taxi impamvu wazibonye kuriya ziriya taxi, hari ikindi kintu ziri bukwibutseho gato, kuko zatwaraga abanyeshuri cyane babaga ari abanyeshuri urubyiruko. Reba mu Rugunga hari ape Rugunga, hari na lycée de Kigali, haruguru gato y'Inyamirambo hariyo Saint Andre, za Saint Andre. no Saint Andre na ape na lycée de Kigali. Hano shaka kuzihuriza nuko twahahuriye jewe nawe dukora iki muri expo. Yego, muri expo. No izo expo zariya nazo turazigarukaho utagira ngo izo expo za Saint Andre, expo zo kuri lycée de Kigali. Kandi wibuke ntuze lycée de Kigali niyo yabanje muri expo. Yego, niyo yabanje, niyo expo ya mbere yabanje nyuma ya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. So mbere yaho sinzi ko hari ama expo yabaga mu Rwanda, ariko ubwo twebwe turavuga ibya nyuma ya genocide ya 94. Genocide yakorewe abatutsi 94 niho turimo kuvuga. Expo ya mbere uribuka ko yabaye kuri LDK hari. Twari turi kumwe. LDK twari kumwe, aho niho twabonaniye kwanza bwa mbere. Twabonaniye bwa mbere ntabwo ariho. Ni Saint Andre se? Oya ntabwo ari. Ahantu hambere twahuriye ni Konta Africa. Oya, none se Konta Africa yari iriho na expo yabayeho Konta Africa iriho. Konta Africa ni hano abantu batazi Konta Africa hariho, ni hano i Remera kwa hamwe hahoze Casa Bonita, abari bazi ahari kwa Masasi kuri restoration, aho ngaho urenze kuri stade ho gato. Aho ngo nubwo wabugambire twahuriye, kuko naraje mbona amatara arimo kugenda gutya, baninjiyemo ngusanga urimo gucuranga ahantu hejuru gutya, naza ndakubwira ko bino bintu nanjye ndabizi. Oya, ndabyibuka cyane, ahubwo nari nzi yuko twahuriye kuri LDK, noneho tukazana muri Konta Africa. Konta Africa icyo gihe yitwaga Konta Africa mbere yuko haza kwitwa Vision 2000. Ya Vision 2000 niyo yakurikiye. Vision 2000 nibwo yaje kuri iyo yahavuye mpita nkomeza njya Pan Africa, njya Casablanca. Yego, ahango ni ahantu wenda ku bantu babizi, ahango ni hamwe mu hantu twagiye dukora. Maxime, ongera twereke utundi tu foto gutya wenda amafilme n'ibiki, ko zine tujya kuri filme nabwo urimo cyane. Cyangwa reka tubaze dusubire kuri phone. Samsung yaje nyuma, hari izindi za nuze za Ericsson nizo zasaga gutya mbere, kandi nazo zirari n'utu Nokia turari. Maxime, komeza n'izindi wayibonye. Ericsson, bagore beza. Uko zaje kwitwa abagore beza ibyo nanjye simbizi, ariko ubundi yari Nokia 3210. 3310 niyo yitwaga abagore beza. Ngutwo n'utundi twaje kuza nyuma aho dutoye. Twose nitwa ntuze nitwa Nokia utungutu. Hakabaho na twatundi rero zose zari twarutuneka iyo 2210, 2211, ari na 1010. Izi rero kuzibona gutya, actually ushobora kuzibona gutya, ariko still hari akandi kantu uri bwibuke. Bwa mbere ujya kuyigura wayikuye, hari n'igihe ushobora kuvuga ngo ni bagore beza, cause wenda umuntu wayiguze, usibye ko nenda na phone iri hari, ushobora kuza kutubwira wowe wayise bagore beza kubera iyihe mpamvu. Ushobora ko wenda umuntu yarayiguze akayifata akayishira umugore, kubera ko wana umugore wari mwiza, abona na phone ariyo nziza yamushira. Actually sinzi n'impamvu, nanjye naje kwisanga nsanga abantu bose barimo kuyita abagore beza, kuko jewe ntangira kugura telefone muri 2000, muri 2000 ni Ericsson naguze.
ya yindi kinini ifite cyane. Aha, imwe yari ifite cyane antene kinini. Iyo niyo nabanje kugura. Izi ngizi zari zihenze cyane, nta wapfaga kugura Nokia. Zabaga ari iz'abakire. Nokia zabaga ari iz'abakire cyane, kandi zikaba imari ishyushye. Kuko barakunigaga, urumva aha ngaha niho abajura batangiriye. Abajura gutangira kuniga. Ubundi muri Kigali urabizi n'abajura babagamo. Adams, hari abajura twagiraga. Ntago we actually ntitwagendaga mu mihanda ukagenda wifitiye ibintu byawe, ariko telefoni zimaze kuza, I'm telling you, yari imari ishyushye. Aha ni hamwe kuri gare. Taxi paka ya mbere mu mujyi, hamwe hari Kesiti. Aho ngaho iri ngo. Munsi yaho gatoya. Urabona ile taxi y'ubururu. Hano kwa Rubangura. Ubururu gutyo n'icyatsi ririmo kuzamuka. Yego. Reba imbere hariya. Aha ngaha ni inyuma yaho. Iriya nzu urimo kubona y'ubururu ku ruhande rwo hepfo. Iriya se ntuzi, si City Plaza. Ni City Plaza se buriya? Iriya ni City Plaza. Natari City Plaza ubwo ni oya yari ntuzi. Yari BCD. Icyo gihe yitwaga BCD. Yitwaga BCD. Kandi ngira ngo ni nayo flat ya mbere ndende yabanje mu Rwanda. Oya, ya mbere yari City Plaza. Oya, buriya se City Plaza irarutanuze. Ndavuga ndende. Uburebure. Oya. City Plaza ifite eshanu gusa. Ifite floors haruguru, iriya ni Centenary. Centenary zira zose ni ngufi. Erega iriya BCD ureba ifite floors zigera mu 10. Waje ngo yitwa koze nabwo cyitwa BCD. BCD ni ibya kera. Nyine ubwo reka dukoresha izina rya kera nyine BCD. Reka zaje turebe muri taxi park. Aha, iyo rero niyo taxi park. Aho rero ako kantu niho hubatse rero Kesiti. Niba harimo kubona amamodoka hariya ahunga aka triangle kose ureba niko kubatseho Kesiti. Iya station iri haruguru ya Kesiti ngiriya nanubu iracyahari. Ubundi hariya habaga hari amataxi gusa twa minibus twonyine, nta kwasiteri n'imwe yari yakaje mu Rwanda. Kandi ahangaha ni ryari 9, 9 bibiri. Icyo gihe nanywa gitabi, nicaraga n'inyuma nkabwira shoferi cyangwa se nkabwira convoyeur ngo ibaza ukuntu abantu banywa gitabi muri modoka kuriya ukagenda binywera itabi muri taxi, abantu bagendaga binywera. Of course nanjye ndimo muri abo ngaho. Ariko Kigali we aho ngaho reba quartier Mateus ariko urimo kubona sasa rero iri munsi niyo City Plaza none, sibyo? City Plaza urayibona hariya hantu irimo gutunguka n'umusozi y'ubururu. Ntabwo igaragara neza kuko iri mu musozi hagati. Utatekereza ko yari yoroshye koze ubibuke ko iriya yonyine kuyivuga. Oya, muri ako gace kose urabona niyo etage yonyine yari ihari. Haruguru hari Centenary House. Centenary ngiriya n'undi. Yego. Kandi iyi foto yafashwe BCD itarubakwa. BCD irahari iri inyuma. Niyo mpamvu nakubwiye ngo muri uyu mujyi iriya BCD yaje kuza nyuma. Ariko City Plaza no kugira ngo umenye ko yari nakazi. Iriya City Plaza ubona isa kuri imeze kuri yafunguwe na nyakubahwa President of Republic. Yego ndabizi. Inzu nziza muri uyu mujyi. Yumva twanagiye ahubwo twanagiye twari duhagaze. Inzu nziza muri uyu mujyi iri urimo kubona City Plaza. Ubwo abatazi City Plaza ni iriya etage. Uzayibona ko yafunguwe na nyakubahwa President of Republic. Oya, irahari ni iriya etage iri muri quartier Mateus. Nako quartier commercial. Ariko si yo nini. Oya, niyo ndende mu burebure burya, ariko ntabwo ari yo nini kuko ubu hamaze kuza ama etage y'ama malls n'ibiki. So Maxime, reka tubanze dusubire gatoya kuri music, ariko turahera aho wowe wumva ushaka kubera ko Kennedy yari hano indirimbo uri bukine n'undi arakubwira ibyayo, cyangwa se turicara hano tuganire ku byayo. Indirimbo yari yose wowe uzane yari gushyireho yose, yari yose pako yari yakera, yari yose wowe wumva ushaka. Ariko none reka tujye muri Afrika cyane, wenda nibwo biri butworohere kugira ngo twibukiranye ibyacu byano muri Afrika. Ibyo ngibyo let's coastal lungu nibwo tugiye gusa n'aho tugiye kujya neza muri the classic memories, cause hari indirimbo, hari igihe yabereyeho, hari ibyo yagiye ikora aho ngaho. Nibwo wenda na DJ Carlos ari uze kubona no DJ Carlos wanyawe
atubwire ibya DJ Carlos. Turaza no kujya mu mafilme aho turi bubona amafilme warazisobanuye kandi uzisobanuye igihe kinini. Bivuze ko n'umuntu ashobora kukwereka gusa cliché ukahita ubona ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari n'andi mateka arenze kuri ayo ngaho nayo turagenda tuyarebera hamwe. Maxime, we twereke kamwe mu tuntu aho ngaho ubundi turebe ibyo ari byo. Welcome back to the show. Ni The Classic Memories. Kennedy yarahari cyane tagira ngo arahani yagiye. Anytime baby Patshange. Yes. Nobody anytime baby yonyine ubumvise cyangwa se urebye n'indi that is Chaka Chaka. Exactly. I'm in love with the DJ. I'm in love with the DJ. Aho ngaho sasa. Niko kantu shaka ko tugarukaho gato because nungu aba DJ barahari. Kandi I'm in love with the DJ baracyabibwirwa na nungu. Hari n'umukobwa ngo nibwo akibyuka cyangwa se hari n'abakobwa babivugaga kuri icyo gihe. Wowe umaze gucuranga bakahita bavuga ngo I'm in love with the DJ. Kabisa kandi akagukunda pe. Ni ibintu byabayeho byo kuvuga ngo wenda abakobwa bakunda aba DJ. Ntabwo ari ibintu bibaye aka kanya. Reka tugende kwa DJ Carlos noneho nka DJ we DJ butangiye ryari bugenze gute cause turareba mu myaka yashize no turebe muri no myaka ukuntu bimeze cause uzi byahise uzi n'ibihari ubu ngubu kandi bimwe muri byo birari. Of course I respect you, uranduta mu myaka urandusha muri byinshi muri ibyo n'ibyo hari bimwe wenda tujya urona katwanze tujya hari ndi wavugaga tantebo. Exactly. Wabonye izi ngizi twarazikoresheje ariko ubwiye hari we warazikoresheje ariko izi ngizi zaje ziri a bit kind of modern ariko turntables uribuka turntables twari dufite muri Vision 2000 turntables twari dufite ziriya zari professional ariko izi nazo urabona ko zo zifite na ntuze na playlist yazo niki. This one you can play it nk'umuntu ufite any other player nkizo mbona muri no miss ariko mbere yaho zari record players niko bazira nk'iriya yabanjirije wenda Maxime subira inyuma kuri nje yabanjirije turebe. Ariko still ningi ntabwo ari ingi still ingi ntabwo izi ni shyashya kuko izi ngi urazibona ko izi ziri professional izi nizo mu clubs nka zimwe twari dufite muri Vision 2000 ariko noneho hari zabanje izitwaga record players iz'abantu batungaga mu mago yazo yabagiri domestic ubwo yes zari domestic ariko izi ngizi nizo mu clubs nizo mu clubs kandi nibaza ko zaje muri myaka zatangiye ubwo because jewe nzizi jewe ubwa mbere nzikoresha ariko nundi zari zisanzwe zihari ubwa mbere nzikoresha ari muri 1993 ubwo ne Nairobi. Yes. Reka nkubwire ko turntables zo muri club zo zatangiye muri 80s. Urayibona ingi izi ngizi ziri domestic. Izi ziri domestic. Yes, ariko still twarazikoreshaga muri night club. Yes, muri night clubs icyo gihe kuko urumva mixers zari zitaraza kenshi. Ni cya gihe umuntu ya playingaga disc ukayiplayinga ugahindura inyuma yayo kuko imwe LP imwe yabaga ifite indirimbo zigera nko muri 14 kuko habagaho 7 hakabaho n'izindi 7 hariyo wasangaga ifite 6 ifite n'iki noneho hakabaho utunuze singles twa 45 yes 45 minutes 45 rounds speed buriya iriya 45 yabaga speed izingizi zo ni 33 zo zakoreshaga 33 so urumva turntables kuko ndibuka ntangira gukora muri club 1982 that is 11 years mbere ko nanabitekereza yego 1982 my dear 1982 ni nacyo gihe ba Billy Ocean bazi izo nizo records za playing ba Billy Ocean abo ngabo yes exactly na abantu ze ba Kano Abrahams I'm trapped
izo zose ndazibuka 1982 1982 ndazibuka muri club twari tuzifite. reka mbwire Kennedy je hano nzi Leslie Charles ari Billy Ocean je ngo ndatangira muri 86 nibwo muzi cye muri za Caribbean Queen, that's 1986. za Caribbean Queen. We wamwumvise we nanjye ndi muto we none siko 1986 nari mfite imyaka 9. Actually nari mfite imyaka 10. 1986 nari mfite imyaka 10. Ikintu ndibuka aho muri 1986 nubwo reka tuanze dusubire 1982 ariko nabwo still turaza kongera. Before we forget, reka tuanze tuvuge kuri Patshanje na Yvonne Chaka. Why? Ku mpamvu yuko bafite ibintu bahuriraho. Buriya Patshanje atangira music. Buriya niwe wazanye style ya mzee ya Makamba yo muri South Africa. Ari nayo ba Chaka bose bagiye. Ni nawe wajyanye Chaka the first time muri studio. Patshanje? Yes. Cyangwa ni Patshanje. Okay. Patshanje niwe wajyanye Chaka ajya gukora iyi ndirimbo I'm in love with the DJ. Yes, iriya ndirimbo I'm in love with the DJ yayikoze ari 19. She was 19 by then. That was her first great hit. Iyi ngiyi Mukomboti yaje kurikira I'm in love with the DJ. No byose zose ziza gusohoka na I'm crying n'iki zose ziza gusohoka kuri album ya I'm in love with the DJ. Okay. Yes. So anga Hopsticks Mabuse, Sifo Hopsticks Mabuse. Sifo Mabuse was there before that. Harimo wa Steve Kekana. Yes, abo bose bari bahari. Steve Kekana we kumenyekana cyane during apartheid time. Kuko buriya Steve Kekana ntabwo yavutse ari impumyi. No, it was the bombshells bateye ku ishuri nizo zamukubise mu maso. Abantu bafataga ko nawe yavutse wenda mu buryo bumwe nka Stevie Wonder. Stevie Wonder we ni umuntu wavutse atabona, yavutse n'undi afite ikibazo cy'amaso. Ariko Steve Kekana ni mu South African actually. Yeah, he's South African. South African. Harimo Sifo Hopsticks Mabuse, the hot guy. The hot stuff guy, hot stick Mabuse. Maxime uraza kuturebera ngo Sifo Hopsticks Mabuse. Ndirimbo za Mabuse hano muri TV1 zirari nyinshi cyane. Steve Kekana nawe zirari za Shine On zirari zo ngizo. Steve Hopsticks Mabuse ariko reka tuanze dusubire all I need is in Africa. Reka tuanze dusubire none ngo kuri za 82 ko ushobora kuvuga 82 habaye utundi tuntu tw'udutendo ntabwo ari aho ngo ba Patshanje bonyine bari bahari muri icyo gihe. Bari bahari benshi. Hari n'abandi bivuze ba Leslie Charles, Billy Ocean ngo nago bibujije ko naba Lionel Richie nabo bari bahari. Ni benshi cyane aho ngaho tubagiyemo ni playlist nini cyane. Wasanga playlist nini cyane. Abo bose by that time bari bahari cyane noneho music ya South Africa yatangiye kuzamuka muri za 84. 84 nibwo South African music noneho yahitinze ifata hano kweli. Ifata Africa yose. Ariko why? Kuko during that time byari mu bihe bya apartheid. So indirimbo zose zasohokaga. South African musicians bose bagenderaga ku kintu cyo gushaka niki cyaduha amahoro. Kuko tubuza amahoro mu gihugu cyacu and whatever. Yes, exactly. So they resorted to music. They resorted to music. Ubwo hariho Congolese music, South African music, no ziraza capturing the whole of Africa apart from the northern part of Africa. Ariko ibindi bice byose bisigaye. South African music yaratopinze yari hejuru cyane and everybody was just going for South African music and Congolese music. Iyo waba gutari muri Congolese music waba guri muri South African music. So ango Congolese zari cyane cyo gihe ni harimo bambili ya Bell. Ni nyinshi bambili ya Bell nibo bariho muri icyo gihe. Nango twatangiriye kuri Zeko Langalanga nabo bari bari. Actually Zeko bo barahari na nungu baracyahari. Yes, they were there. Wenda abantu batoya bahari. Ba Madilu ba Franco Luambo Makiadi abo bose bari bahari kandi twibuke yuko hari n'abanyekongo babaga muri Kenya muri za Nairobi ya Deres Wanyeka ba Super Mazembe Maroon Commandos ariko bona abanyeka Maroon Commandos those are even soldiers. Yes.
the soldiers n'abasirikare muri Kenya. Na no baracyari maroon commandos. Yes, they are still there. They are still there. Baracyari mu kandi bacyari. Les Wanyika bo twari tunaturanye Nairobi. Ahari ya Pumwani ujya California niho bari batuye. Les Wanyika. Yes, Les Wanyika. We were neighbors. Because Les Wanyika uke ko Wanyika ubundi bivuze ni wari nk'ishamba. Yego. Wango nubwo Les Wanyika uke ko harimo na Simba Wanyika. There is a Simba Wanyika. Yes. Those were Kenyans. Noneho Les Wanyika barabakongomani. Barabakongomani ariko baba muri Kenya. Kenya yari ifite abakongomani benshi. Cyangwa ubwo Simba Les Wanyika yavuye muri Simba Wanyika. Nyuma hari abakongomani hari n'abagiye muri Tanzania. Yego. Ba Kinyonga badani Kinyonga ngo bajya muri Tanzania bava muri Tanzania bagaruka muri Kenya. Yego. Baza ariko bafite n'ukuntu batandukanye haza ntuze Simba Wanyika. Gutandukana ni nkuko ibyo byagiye gutandukana kwagiye ko no mu group menshi nkaze ko langalanga naho byayibayeho baratandukana hazamo ba Isifilo Kole n'abandi ni benshi. So aho muri za 80 nubwo tuvuze Patshangi 82 dushobora kugaruka kuri 40 actually uvuze Simba Wanyika uvuga muri Kenya muri 82 urabizi ko nabwo muri Kenya nibwo hashatse kuba kudeta. Yego. Yari yande ya Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi. Bashaka kumukubita kudeta 1982. Nawe arabakanira babwiye ngo niba ari ibyo ngibyo noneho multi-party democracy mbanyikuyeho harasigara party imwe yonyine. Hari kandi kantu shaka ngo kwenda Maxime turebera kantu ka Reagan uruka muri 80 ko Reagan aribwo bashatse ku Yego. Hari akantu ka Ronald Reagan kari aho ngaho bashaka ku assassinating. Karebe karimo aho ngaho Ronald Reagan nubwo ashiramo Ronald Reagan. Anga akanga sawa it's okay Reagan karaza kuza. Inji urayizi? Inji ni Raidon Entebbe. Yeah, this is That's 1976. Hari ikintu wabubiziho Raidon Entebbe? Raidon Entebbe? Oh my goodness, I was... That's 1976. Yes, nari Kampala by then. I was in Kampala, ibingibi bijya kuba. Bijya kuba Abisirayeli baza kubohoza Abisirayeli babo. Nari Kampala iri amateka nzi cyangwa icyo mbiziho no gwenda abantu barimo kubibona gutya. Inji ni film yo muri 76. Yes, iyi ni film yitwa Raidon Entebbe. So hari yabaye kimwe kuri Raidon Entebbe. Urumva ukuntu byari byagenze icyo gihe Palestine na Israel bari bashamiranye cyane birenze urugero. Banwar Arafat abo ngabo mbese abarabu barwanya Israel cyane. Noneho hari indege y'Abafaransa Air France yaje kuva Heathrow Airport ngira ngo yajyaga Athens muri Greece. Noneho irimo Abayisirayeli. Aba Palestine baragenda binjira mu ndege baragenda barayihijacking. Muri uko kuyihijackinga noneho bahamagara babanza kwijyana Libya kwa Gaddafi. Gaddafi arababwira ati no you cannot. Gaddafi yanze kubyivangamo ko yarazi neza yuko hari ibindi bintu bishobora guturika in between. Arababwira ati ariko mfite inshuti yanjye. Ati mfite inshuti yanjye yitwa Idi Amin. Inshuti yanjye yitwa Idi Amin Dada. Ati uwo reka nze mvugane nawe atabariho mu bajyana. None ntuza ba Palestine indege yose urumva bayifashe bayizanye Entebbe Airport. Actually bayizanye kuri Old Airport. Ntago bayijyanye kuri New Airport. Bayishize kuri Old Airport. Noneho Amini ntabwo yari ahari. Yari ari Saudi Arabia. Ariko arabyemera arabwira ati nta kibazo rwose ati Palestine ati you are my brothers. Kuba noneho harimo n'Abayisirayeli bafatiye abantu. Abayisirayeli nanjye ndabanga. You see? So baragenda babashyira Entebbe, babacungira Entebbe. Noneho nibwo bashakaga uburyo bwo kuza kubabohoza. Babanje ndatekereza barabanje gukora uburyo buri diplomatique. Ubwo nyine ibyo byose nanze kubijyamo ndabyihorera. Ariko ibyo byose babanje kubijyamo Amina aranga pe aratsemba ati nubundi nari nababwiye yuko hari akantu nzabakora. Idi Amin urabizi ibintu yakoraga. Actually abandi bantu batari Abayisirayeli mwebwe ni muvemo mwigendere hasigaremo Abayisirayeli hasigara Abayisirayeli gusa bari bo basigara kugeza igihe niba hari abandi bantu bashakaga kubohoza
uvuge ngo hari abandi bantu hari harimo abantu ze bo muri Palestine nabo muri Lebanon. So niyo mpamvu rero bari bafashe aba Bayisiraheli abanga ba Palestinian bo bashakaga abantu babo Israel ifite nabo yanga kubarekura. Yanze kubarekura Idi Amin nawe rero noneho abyivangamo noneho 100%. Aturabizi ati niba mwanze kubarekura ati natwe ntabwo turekura. Ubwo urumva nawe yishizemo natwe ntabwo turekura Abayisiraheli. We bari rero baravuga bati okay, bati burya uyu mugabo tereka tuze tumwereke yaducokoje kera. So they set up. Urabona Netanyahu, mukuru wa Netanyahu, Yoni Netanyahu, niwe wari komanda. So niwe bahaye rero mission yo kuza. Kuota zi Netanyahu, niwe prime minister. Uhari uungu. So wakozi yo deal ni mukuru. Mukuru yari major. Yari major. Yari major Yoni Netanyahu. Noneho niwe waje ari overall commander. Baraza nibwo batakinze Entebbe. Noneho ukuntu baje Entebbe. No yapfiriye Kenya ariko urebye ni bikomere yakuye hari ibikomere yakuye hari yakuye muri Uganda yakuye ku airport hari daily minota 90 gusa iminota 90 yari hagije ko batwara abantu babo kuba bamaze kugenda bazanye indege eshatu imwe igwa hasi izindi ebyiri zisigara hejuru ku buryo bajimije ikibuga cyose cy'indege. None baragenda bazana muri iyo ndege ije hasi haziramo Mercedes Benz Isani ya Idi Amin Benz 600 niyo Benz yonyine yabaga muri Uganda Benz 600 ni nayo bazanye bakubitaho amabendera abiri binjiye mu ikibuga cyose batekereza ko ari Idi Amin avuye Saudi Arabia kumbe hicayemo abasirikare nandi majipe noneho aturuka inyuma. Urumva ikibuga cyose bakijimije iyi ngiyi indege bayibonye igeze ahantu hari udutara tundi twari turimo kwaka ariko runway y'indege zose bari bazijimije. So intambara rero itangira ubwo ariko basigarana Dora Bloch agakecuru kitwaga Dora Bloch. Abisirayeli bose barabajyanye ariko agakecuru karasigara kasigaye kuki kararwaye. Idi Amin atanga itegeko ko bakajyana Murago hospital bajye kukavuza. So noneho bariya operation irangiye batwaye abandi ko karasigara. Idi Amin ararakara kuburakari bwinshi rero nawe nugo twakuvuje bakwiye kuko yarabajije ati bose bagiye ninde usigaye. Maria Mungu aramubwira ati hasigaye wa mukecuru gusa bajyanye ko yapota okay ati uwo ngo arasa kubyishyura byose. So Maxime mango mu gihe turimo kureba izo ndirimbo zo muri ango turi kuri 76 abantu bakuru barimo kumva ibirimo kubera muri Kampala barimo kumva ibirimo kuba muri Redon Entebbe n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko icyo gihe abantu batoya nabo bibereye kwa baboni bibereye kwa Zabibu yaravuze muri Entebbe yose kugeza naho basaba reinforcement kuva mu Rubiri Kampala. Rubiri ni barracks ya gisirikare iri hagati muri Kampala muri Kampala. Muri iryo joro abantu tugira ubwoba ibintu biracika. Icyo gihe wari uri Kampala? I was in Kampala yes nindi Kampala ngo ntangiye ntuze my secondary. Nivuga ngo abantu nabo kubaho nawe urabyumva 76 kandi ubwo umuntu ashobora kubaza ngo ariko Kennedy se yarize okay 76 we wari uri hehe ubwo nyine wabibaza abantu burungano rwe nibo bakubwira ahantu bari kumwe. But again muri 76 nibwo indirimbo za ba BGs wecho gihe wumvaga izi because 76 actually muri 76 aho ngaho hari indirimbo we wumvaga ukunze indirimbo wenda ishobora kukwibutsa iyo Rubiri, ishobora kukwibutsa iyo secondary, ishobora kukwibutsa wenda nk'umukobwa wahuye nawe bwa mbere, ishobora kukwibutsa wenda nk'uwo wagiye utereta uwo watwaje amakaye n'ibintu byose twagiye dukora nk'ibyo because 1987 ango nibwo nari 1987 nagiye nari mu karindwi primaire 1987 yes 87 1987 umuhungu wanjye wa mbere avuka
my first born. So iyo ngiyo 87 je niko nari mu wa mbere ni mu wa karindwi primaire. Aho hari indirimbo za London Beat turazifite hano. I've been thinking about Yes, I've been thinking about you. London Beat ni 8 niyo muri 88. Yes. No, 87. Late 87, 88. I think so. Yeah. Somewhere there. Because ndi mugenda yibuka ndi mu wa karindwi 87 ndimo kuyandikira umukobwa. Oh, iyo yankoreye umuti cyane on Christmas. On Christmas of that time. Well, Christmas. So 86. Tugaruke gato I mean 76. 76 Radio Entebbe gongo bari Entebbe engine have been thinking about you. Turaza kwireba mu kanya gato Maxime nje turaza kwireba mu kanya gato gusa abantu baba barimo kukareba gutyo ni gutyo abantu babyinaga. Turaza kugaruka no muri 86 aho ngaho 70s whatever 80s zose turaza kuzigarukamo ariko noneho ngo 86 za staying alive ngo ni ba BGs nubwo bari bahari 76 BGs barahari harimo ba Bonnie M Abba izo ni group gusa noneho harimo ba Donna Sama za bose bari bahari abandi bari bahari kuri icyo gihe Tinatana yari ariho yeah, she was there. Aretha Franklin, Anita Baker. Yes, Aretha Franklin yari ariho ba Diana Ross bari bahari Supremos. Yes, ni benshi ugiye kubavuga wa Commodores. Ya Commodores General Rich atarabo. Yes, Commodores Lion Rich bagihari na no you the late ni bagizina rye Commodores bari bahari Lion Rich akiri muri Commodores Cool and the Gang my favorite kuko icyo gihe nambaraga imyenda yanditseho Cool and the Gang gusa. Ango 1986 1976 Kurachari ntabwo turagera kuri 80s. Oya muri 80s ubwo ntabwo turagerayo. Cool and the Gang. Let's go dancing. Izo ngizo. Get down on it. Izo ngizo. Celebration. Za celebration. Fresh. Number fresh yaje nyuma. Fresh yaje nyuma. Ariko ufate za let's go dancing, ufate za get down on it, ufate za get down on it, fresh. Let's get down on it. Cool, let's go dancing. Let's go dancing, get down on it, celebration. N'izindi nta kwibuka titles zazo niki. Ariko icyo mbyibukiraho one and foremost nuko nambaraga imyenda ya Cool and the Gang. Wow gawe. Jewe ubwanjye nambaraga imyenda ya Cool and the Gang. Nambaraga ishati ya Cool and the Gang yanditseho celebration. Hasohoka indi album. Kuko icyo gihe albums ntabwo zasohokaga cyane. Hasohokaga singles. Yego. Ama singles. Ubwo naba nkiraho nkirimo gucelebratinga let's go dancing hagasohoka get down on it. Ubwo nayo nkaba nayiguze n'imipira n'ama-t-shirt n'iki. So muri icyo gihe twambaraga musicians. So wait a minute. Tuvuge ko muri za 86 muri za 76 kuzamura gutyo ntabwo ari ibintu bitunguranye kumva urimo kumbwira ngo nawe hari indirimbo hari igitabo waba gufite cyangwa se hari abakobwa babaga bafite ahantu bagenda bakandika lyrics z'izo indirimbo cyane twarazandika. Okay. Ntabwo ari ibintu bitunguranye kubona ngo mwaba mbaraga amapantaro icyo gihe amashati bell bottom. Yes, fata hejuru hasi ndime. Yeah, twambaraga bell bottom na high heels. N'ibikweto birebire. High heels za nkweto zigeranga bazita gudire. Numva ngo ino bazita gudire. Ipantaro bayita ngo ni pate. Kandi zirimo kugaruka ubu ngubu. Ya nigeze kubona sinzi umuntu nigeze kubona azifite ndavuga ntariko wow this is something this is very good. Iyi generation iri ubu ngubu izi neza ibyo barimo. Ibyo abantu barimo kwambara do they even have an idea? Do they even have an idea? Rero bell bottom zaje gute? Bell bottom ubundi ni imyenda yaturutse mu Bashinwa. Because of rice farming. Kuko bajyaga kujya mu ntuze mu mirima y'imiceri bambaye amapantaro noneho kuko hasi ari kinini akaza akagifungira ahangaha
Okay. akakizamura akagifungira ahangaha. Noneho bagiye muri United States, muri Amerika n'iki, bakajya babibona, abantu babibona basanga bakabikunda batazi impamvu bareba byambaye. Exactly, it's a very good style. Babigira fashion. Okay. Noneho haza no kubaho modernizing them. Ugasanga rimwe na rimwe habanje kuza izo ngizo ziza zifasha, ariko zagera hano hasi zikagenda zirekura. Noneho haza kugeraho noneho ya indi tangirira ahangaha irekuye rero sasa. Noneho imeze nk'iya pepe kale. Noneho hano ikabigufasha, kandi yaziraga kujya nk'umufuka. Nta mufuka wagombaga kujya. It's no pocket. Izo ngizo wenda Maxime uraza kuturebera kuri Daddy Cool cyangwa kuri Bonnie M. Muri Bonnie M izo ngizo nizo ndirimbo Daddy Cool. Yes, exactly, Daddy Cool. Muri Daddy Cool izo nizo ndirimbo zihari. So niyo fashion niyo fashion yambaraga. Ango ni kuwa bakobwa sasa. Farian niwe n'abakobwa barazambaraga. N'abakobwa bambaraga bell bottom. Noneho rero sasa cyangwa se tujipo dutaratse ariko. Oya, jewe nagize double part ya music life. Muri primary nari mfite music nakundaga cyane. No muri secondary urahindura. Nabaye exposed to another type of music. So muri primary kuko kenshi twumvaga Congolese music. Urumva Congolese music. Uganda, Kenya cyangwa no, I was in Uganda by then. Okay. Yeah, muri primary school. Ahangaho ni muri za 70s. 72, 73, 74, 75. Ntarajya mu mujyi. Muri secondary school twabaga twumva za Les Wanyika, Franco Makiadi, Madilu System, Super Mazembe, Simba Wanyika, the Maroon Commandos, n'abandi benshi bari bahari. Aho ngaho ni uvuze Kenya, uvuze Uganda, uvuze Congo, uvuze na Kenya. Uganda ubwo harimo bande musicians in Uganda by then. Bakafero. Bakafero nabejo bundi hari ba Sebata. Arikada abo babasude base abo nabejo bundi. Just recent. Muri Uganda kera habagaho nabandi bo their music yabo yari okay, for example nka Afrigo band. Ariko nayo igitangira nibo bari bakomeye, nibo wumvaga ko bakomeye, the Afrigo na nubu baracyahari. No Afrigo bakeya baracyarimo, ariko band iracyahari, the Afrigo band. Niwo ko bavuga impara iracyahari, ariko bayitangiye nabwo ribo barimo. Yes. So muri Uganda urebye music muri Uganda icyo gihe ntabwo yari kuri level navuga ngo it was on level yari kadongo kamwe. Yes. Yeah, just one string guitar. Ariko nta band zari zihari. Okay, hari band nka 5 star. Yari band bitaga 5 star. Ubwo ni Kampala ni Uganda. Aho ni Uganda. Ni nayo club, ni nayo band. Iyo band yari ya gisirikare. Hariho na Simba. Izo zari za gisirikare nizo Idi Amin yakundaga guhamagara muntu ze mu birori. Ariko urumva nizo zonyine zari zihari, nta competition yabaga ihari. Kandi nabo bajya kuririmba bakaririmba iz'abandi. Cyane wasangaga bacuranga indirimbo za Les Wanyika, za Super Mazembe. Bari bameze nk'aho ngaho bigisope, ariko bafite band yabo. Yes, bafite band. Gute bisope ubu ngo no mu Rwanda, ariko badafite indirimbo zabo gusa bakaba baranga bitwa ko ari band. Yes, ni band ariko icurangiza abandi. Okay. Yeah, so bivuze ko by then Kenya yo yari iri hejuru. Kenya was of course. Kenya yari iri hejuru ko yari ifite musicians inafite na studio za recording. Yes, ifite. Hari nimwe nagize amahirwe yo kujyamo, ariko nayigiyemo n'undi ndi mutoya yitwa Andrew Crawford. Nayigiyemo muri za 86 87 gutembera gutya bisanzwe, because nagize curiosity yo kuyireba Andrew Crawford production.
aho n'ubundi niho ba Les Wanyika bakoreraga, ba Simba Wanyika bakoreraga, n'abakongomani benshi, n'abambili ya Bell n'aba Shalamwana bose ni benshi bakundaga Kenya cyane ni Mombasa na Nairobi. Mombasa babaga bahari benshi. Hari n'abandi babaga za Tanzania bakava muri Tanzania bakaza muri Kenya kuko muri Kenya music yari ku isoko cyane. Yari ku isoko cyane kandi the band zari zihari zaracurangaga my dear. That was really, it was really music. Just music like DJs, ujye no kureba DJs, wenda ngo turagaruka ku DJs ari naho uri bugaruke ko zungu ni nka turi muri music cyane, ariko n'ubundi hari kariya kantu sinzi tukijya mu mateka yihuse, hari kariya kantu wenda tutigeze turebaho kajyanye na Ronald Reagan. Yes, Ronald Reagan nangwa ni muri za 80. Ni muri 80s. Actually it is in 1980. No, 81. Igihe bashatse ko assassinatinga Ronald Reagan. Yeah, that was after Bob Marley's death. Bob Marley's death was in 81. So that was, yes, Ronald Reagan yari 81 right after that. Yes, right after. So kwa wazi Bob Marley na urumva ko urimo kumva amateka ya Bob Marley, urimo kumva indirimbo ya Bob Marley ko bakunda politiki. Twararize Kampala yose irasara batanga na konje kuri Bob Marley. Yes, Bob Marley Day abantu Bob Marley yapfuye babitangaje. People couldn't go to work. 1981. Nari ndangije senior 4. Nari ndangije senior 4. Konje barabwira ngo Bob Marley yapfuye. Kwiruka tuze no muri za 1980, 81, 82, 83. Twongere dusubire ku no nka DJ bwo wabitangiye ryari? Natangiye 92. 1992. Ango 92. Ango nagumbu stas cyane kuko je natangiye 93. Yeah, natangiye 92. Ndumva ari 92 ariko ubwo ni ukuvuga ngo kuba professional independent. Ariko wibuke ko nakubwiye ko muri club hari club nakoraga mwitwaga Club Clouds. Abantu babaye Kampala barayizi Club Clouds. It was the best club in town. That is tureke kuvuga Yona Tropicana 110. Za Silk zitaraza, za Angenua zitaraza. Habanje Club Clouds. Yes. Habanje Club Clouds, haza Tropicana, zirabana, haza Africana. Africana irarangira, haza Angenua kuko yari y'urubyiruko cyane, so everybody was there. So Angenua yabaye y'urubyiruko cyane, yari nahari cyane muri za 98 2000 kuzamura. Itangiye ntabwo yigeze ihagarara. Nano iracyahari. Oya, Angenua aho yari iri niho hari nazaseka nazaseka nayo sinzi niba yaranagiye uyu ngo ama clubs Charles Lubega ama clubs Uganda ni menshi n'uburoro. Reka turebe kuri ako kantu ka Ronald Reagan, wenda turaza no kuri twite tuzamuka ho gato tugeza 1982 music ya 1982. Harimo n'amafilme kuri icyo gihe barambo nibwo bari bahari, ba Chuck Norris nibwo bari bahari, harimo na ba Arnold Schwarzenegger, harimo abo baje muri za 84 wamonye. Uyu we yari hari no muri za 70s. Jackie Chan yari hari we no muri za 70s kuko Jackie Chan yatangiye gukina ngira ngo afite imyaka igera nko muri 14 15. Ntangira kureba film za Jackie Chan muri 76 nibwo natangiye kureba ama films cyane tukajya tuva mu rugo tujya muri cinemas. Kampala yari ifite cinemas nyinshi izo twagombaga kujyamo kureberamo amafilm. So abo ba Jackie Chan bari bahari, n'abandi bitwaga ba Alexander Fusheng, abo ba Jimmy Wang Yu, ba Bruce Lee yaratarapfa nibaza ko 76. Ariko ni muri ibyo bihe yapfiriyemo, ariko yapfuye amaze gusohoramo some movies nyinshi yaramaze kuzisohora. So icyo gihe rero abo ba Jackie Chan bari bahari, naho abo bandi ba Sylvester Stallone, ba Arnold Schwarzenegger,
abo n'abandi benshi abo ngabo baje nyuma baje muri za 84 85 ba Cynthia Rothrock bandi abo ba Cynthia Rothrock baje ari babonye nk'ingi ni Top Gun hari abantu bakunze wenda Maximum Ngeresu oya Eddie Murphy abangabo bari bahari Eddie Murphy was there by then Eddie Murphy nguyu no muri za Fresh Prince of Bel-Air izo ngizo akumwe na Martin Lawrence ba Martin Lawrence izo ngizo bari bakiri iyi ngiyi no kuvuga ngo Eddie Murphy ukureba za Beverly Hills Cop ziriya nizo zatangiye muri za 80s. Okay. Ya muri za 80s 81 82 ubwo nibwo Eddie Murphy batangiye kuzamuka n'iki ariko mbere yaho Chinese movies and Indian movies. Okay. Ango Chinese movies and Indian movies nizo zari zarafashe. Nuvuga Indian movies. We talk of the Amitabh Bachchan hari nande wundira. Ariko Amitabh Bachchan niwe abantu ugushireho ba Mithun Chakraborty ariwe disco dancer. Urumva abo bose bashireho Mithun Chakraborty. Ushireho ba Dharmendra. Ushiremo ba Hema Malini. No, there are very many. So disco ahango iyo disco dancer turimo kuvuga ushobora kuyumva gusa gutyo kumva ko ari disco dancer ariko hari abantu yagikoresha amafuti menshi iyo disco dancer n'izindi film ngizo ngizo wibuke ko kuri icyo gihe wenda sinzi niba ushobora kutubonera disco dancer kandi irimo aho ngaho we gusa kuriya tu disco dancer urayituyibona disco dancer hari abantu kuri icyo gihe television zari zikiri nkeya ku bantu oya zari zitaranaza actually oya television zari zitaraza uzi television zari zihari black and white hari udutelevision duto twa black and white umuntu wasangaga afite television nini ya black and white yabaga ari minister oya hano mu Rwanda senabwira amafuti wakoze mama we yashiragaho igiceri hariya umuntu agashiraho ifu y'ubugari akakandagiraho none akagenda akakandagira ku giceri yakandagira ku giceri akagenda ameze ni nkaho arimo kunyonyomba yagera imbere akagikuraho akahita ajya kureba film. Okay, so twebwe uburyo byakorwagamo kubona amafaranga yo kujya muri film kenshi na kenshi ntabwo byabaga ari ibintu bigoye uzi impamvu se like Uganda na Kenya cinemas zari nyinshi kuko ndibuka nka Nairobi mu mujyi honyine harimo cinema halls zigera mu 10 ubwo kandi ntuvuze za Mombasa ntuvuze za Nakuru za Kisumu za Kenya za Nairobi cinema Kenya cinema za Odeon za Complex ni nyinshi aho ni Nairobi gusa noneho Kampala nayo nuko kuko cinema zari z'Abahinde kandi muri ibyo bihe Abahinde bari batopinze muri businesses so kubona amafaranga rero ajya muri cinema kuko it was a culture byari byabaye nka culture every weekend noneho hari nabandi bajyagayo every evening kuko zakoraga Monday to Monday mu weekend zigatangira mu gitondo ariko mu weekdays zigatangira nka saa 10 so umuntu wari wese wasabaga amafaranga yo kujya muri film yumvaga ari ibintu bisanzwe kandi yishimiye kugwa akakubwira toke ati reka nguha ya second class niyo mfite ubwo second class yari 7 shillings yari amashiringi 7 first class atangira ngo 7 ni make amafaranga 7 amashiringi nagari make kubera ko na n'ubu ni reka ko ngo ni 70 ubu ngubu actually kino amafaranga amashiringi 7 yaguraga icyo gihe urimo kuvuga muri za kangahe ubwo ndavuga muri za 1970s muri za 77 oya 70s aho ni kera kuko ndibuka muri primaire ndi mu wa 5 wa 6 aho ngaho papa yamaga amashiringi 5 buri munsi ayo ngaho ndi buguremo fanta n'igice cy'umugati buri saa 6 hari amashiringi 5 ari fanta n'igice cy'umugati actually ashobora kuba tarana igice cya tip top no umugati kwa nyine umugati wa tip top hari n'undi witwa oya hari undi witwaga Elliot twebwe witwa Elliot niwe twaryaga tip top nusu y'uwo mugati na fanta orange buri saa 6 aratana
ayo amafaranga 5 rero, amafaranga 5 no muri ibyo byo muri za 70s washoboraga kugura umugati wose, washoboraga kugura amata, pint y'amata, pint y'amata n'umugati, ugasigazaho nka 2 shillings, nka 1 bob. 1 bob yari shilingi rimwe. Amata yo nago tuje nayagura, nago ishilingi imwe ugashaka, ishilingi imwe ugashaka 50 cents cyangwa 60 cents zo kuza kongeraho ukajya muri film noneho in the evening. Because je amata mu rugo nago twayaguraga, ari n'amata, ari n'amagi, ibyo ngibyo n'ibintu nago nigeze mbyingingira, byabaga bihari byinshi mu rugo. Noneho ikindi no ku ishuri baduhaga amata saa sita, amata yari ya Nyayo, wayoze ari president muri Kenya icyo gihe. Buri munyeshuri saa sita yabaga agombaga kunywa amata kuri icyo gihe. During Nyayo's period. Hari akantu ko muri 1980 nago nshobora kugenda tutakabonye ko ngako ka Ronald Reagan, because n'amafilm yarabaye, ariko kandi nawe yari umukinnyi wa film. Singuwo se anga ni muri wavuze 81. Yes, anga ni muri za 81 anga ni president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umukinnyi wa film. So we yarabikoze, banatekereza ko ari film. Batekereza ko agiye kwicwa. But again it was an assassination attempt. Assassination attempt, iyi ngiyi icyo gihe nibwo yabaye. And then he was taken to hospital. So ko bantu bajya bibaza ngo abayobozi kubera iki bagira abantu babagenda dore n'ibintu nk'ibi ngibi, angane muri Amerika ni muri 80 akavuyo kabaga gahari still, that is abazi president wone Ronald Reagan, ngo turi kuri 81. Bob Marley, abantu bakunda music kwa Bob Marley tayari barimo kumva ko we yatabarutse yaje. Indirimbo zari zihari aho ngaho, je cyo nibuka indirimbo nakunze actually nazi kwikunda nyuma, ariko kuva icyo gihe nari mbizi ko ziyari Gregory Isaac muri 82. Gregory Isaac muri album yitwa Nightness 1982 ku 82. Indirimbo izo ndirimbo na n'ubu ngubu nzizi mu mutwe zanze kuvamo ku 82 kugeza ubu ngubu. Album afya yose yitwa Nightness, ni album ya Nightness, Objection Overruled, n'izindi drugs, yaje gusohoka ari album nayo, another album. So that's 1982. Maxime, nakandi kantu ufite aho ngaho tugende twihuta cyane, cyangwa tugende muri za 1983, 84, 85, 86. Wayibonye utahi wanyu 34 icyo gihe zaho tiende Kenyatta National Hospital. Anga ariko nejo bundi hano kuri mu bicuguti hano za Ruhengeri. Reka tugende muri iyo transport y'icyo gihe ariko ubundi abana ku bicuguti byabo nta kibazo. Hari indirimbo zo muri ibyo bihe za 70s. Of course zirahari. Yeah. Staying alive. Arimo Staying Alive biji zirahari. Ariko nitujya no muri za 86, za 80s. Maxime, angaha hano ni which scene is this? Hano ni 1990. The release of Nelson Mandela. Apartheid irangi, ariko bamufunguye, ariko atari bwo amatora yabaye. Hano nibwo bari bamurekuye. Nibwo bari bamurekuye, ngira ngo bavuye no kumufata kunuze ku kibuga kuri muri gereza. Kuri gereza yabanje mu hospital. Yavuye muri gereza ajya mu hospital, ava mu hospital aribwo bazaga ba Winnie baza kumufata. Ni Winnie Mandela, the wife. So uriya ni Winnie Mandela. That's the wife. Niwe waje kumwifatira ubwe n'abandi bantu. Umwe mu ba president b'intwari. Amanda. Afatwa nk'intwari cyane wingo Nelson Mandela. Ako afite n'ubutwari bwinshi bugiye butandukanye. Muri ubwo butwari wenda gato yuko tujya kuri Michael Jordan, hari ubwo butwari bundi wenda nashaka kongeraho cause wibuke ko ari wenyine wabanye n'umugore washakanye na Winnie Mandela, hanyuma noneho aza no gushakana n'umugore wahoze ari umugore wa president. Yego. Samora Machel. Umugore wa Samora Machel. Hari abantu bazi Samora Machel nka president wa Mozambique. Bamuzi utuntu twinshi wenda Samora Machel nawe ushatse twamuganira. Hano hari indirimbo zo muri Mozambique twa Jaja Gilon. Sinzi n'umuzi Jaja Gilon afite indirimbo ni wo muri Mozambique. Ariko hano
turirutse cyane tugeze muri za 1990s ariko reka dusubire inyuma gatoya muri za 87 muri za 87 gatoya Maxim handi twari tugeze kuri Michael Jordan. Well, this Michael Jordan. Yeah, number 23. Number 23. Na n'ubu ngubu aracyahari Michael Jordan. Ariho. Akanga yingi impamvu specific yakangaka nuko ariyo dunk yonyine yabayeho ikaze kurusha izindi zose. Cyane. Kugeza na n'ubu ngubu iracyabarirwa ko ariyo ikaze legendary nta n'undi muntu urongera kuyikora nkayo kandi yayikoze muri 87. Cyane. Iyo ngiye kuba basketball bose kubakunda basket n'abayikina nta wundi muntu urongera kubona abayikunda nago barabona undi muntu ubikora kuba abayikina nta wundi muntu urongera kuyikina nk'ingiye nawe urongera gutera ishoti nk'iri. So aho nubwo twavuga ngo the classic memories ngo you see hano nguzi igihe tugarutse that is Italy playing. No, it's Argentina n'Ubwongereza final 1980. ahubwo n'amakosa yari abiri nuko gusa babonye rimwe n'ikindi cya mbere he was even offside. Ariko icyo babaze cyane ni igitego ariko nta n'ikintu byari bibatwaye cyaremewe as a golden hand. So ako no cyaremewe kubera n'igitego cya mbere ukuntu byari byagenze ko Bian Queen niyo muzi muri ngo ni 1986 when the going gets tough, the tough gets going. Iyo ngiye uvuze hari n'indi film irimo nka soundtrack iyo ndirimbo sinzi ngo ni iyi film ariko wowe amafilm urayazi sinkunda sinakunze amafilm hagare tuntu twanjye uranabizi ko twabanye hano mu mafilm igihe ngajya niyishuriza gusa ahubwo se wibagiwe ko ari nawe twajyanye njya kwiyandikisha bwa mbere kujya gukina muri 100 days. Ntuzi ko twajyanye Miracle. Ahubwo ni gihe wakubwiye ngo tugende. Voilà. Twari twigiriye mu mujyi tugiye gushaka CD. Ngakoze n'ibindi tugiye gushaka CD za music. Ndakubwira ariko ubundi waje muri Miracle. Duca kuri Miracle 1997. 98. No, that's 97. No, it was 98. Are you sure? 98. Ndakubwira ariko waretse tukajya muri Miracle. Tiko numvise ko hari ahantu barashaka abantu bakina amafilm kandi bazi icyongereza kandi turakizi. Gende. Tugiye nigewe baragufata. Nigewe bafashe. Ariko bagufashe kubera imyaka. Je nanjye bari kumfata ariko bashakaga umuntu ufite imyaka 30 kuzamura. Yes, urabyibuka? Nicyo naziraga je nari mfite 21. Uretse n'icyo. Uretse n'icyo jewe nari narakinnyeho no gukina. Warakinnye amafilm. Wowe nari ntarakina amafilm ariko nkina ama theaters. Nanjye theater narazikinaga. So je narazikinaga muri Kenya theater actually n'ibiganiro mpaka actually abantu nibo bitekereze nabi niyo mpamvu nungukundisha impaka ari ibintu bigoye. Nabitangiye kera nyiri muto kandi ngajya mu biganiro mpaka kuva primaire kugeza kuva ku rwego rw'nafata nk'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu muri Kenya. So niyo mpamvu n'ubu ngubu iyo nzi akantu mba nkazi ku buryo kundisha impaka kuri ko bitakunda. Ntabwo bibaho none iyo niyemeje ngo ikintu kimeze gutyo kiba kimeze gutyo nubwo wambwira ngo kimeze kuri. So mukajye mpaka rero ibiganiro mpaka debate nubwo wabigenza njya nkubona mu mpaka nyinshi kugira ngo uzansinde biragoye impamvu ni nabibayemo imyaka n'imyaka. So tujya kujya actually ngo nari ngarutse gato tujya kujya muri film yanjye muri 98. Aho ngaho wabizi ko nakubwiye ngo ariko mureka tugende nabwo nateje y'impaka still narababwiye ngo kuba mfite 21 n'ubundi uwo muntu ufite imyaka 30 nanjye nzayigeza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nago nabura kandi kantu nkora nk'umuntu ufite imyaka 30 mutoya kuri we yatuma kajye kugikora rero nanjye munshakire nk'umwanya. ikintu cyagukuyemo twaragiye uribuka ko twinjiye muri room umukobwa akatwakira ariko tugasanga director adahari. Tugiye gusohoka director baraje. Yaratubonye twembi. Atubonye twembi abona agiye ukuntu meze abona nawe ukuntu meze. Nibwo yabwiraga umukobwa ati uyu nguyu umubwire aze kuri Flamingo. Flamingo urayibuka hano yari Flamingo nakabari. Karakabari. Reba hari kabaga inyuma ya Kiyovu Hotel. Ndahabona.
Flamingo mu afternoon nibwo twagiye actually Flamingo nyuma akaje no kwitwa Zanzibar. Yego nyuma kaje kwa Zanzibar na Albert Rudatsimburwa yakunda ko hari cyane. Aha. So hariya kuri Flamingo rero mu afternoon nibwo twagiye. Nazize ikize. Wazize yuko udafite forume nk'iz'umuzungu yashakaga. Icyo gihe nanywaga byeri menshi birumvikana kandi icyo gihe jewe nta nzoga nanywaga. Je nanywaga byinshi nanywaga nyinshi actually icyo gihe wiki ko 97 nabaga naraye mu kabari n'undi ndimo gucuranga nananywa amabyeri menshi so kutagira forme birumvikana. So abantu bambona gutya mutazangira ngo icyo gihe banyangiye kubera amabyeri 98. So ni filme imwe muri filme ibyo ari byose umuntu wabaye mu Rwanda iyo filme arayizi 100 days cause 100 days niyo filme ya mbere na niyo filme ya ubanza ari nayo ya mbere yabayeho hano mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igaragaza cyane kubijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ko yabaye yaje gusohoka muri 2001. Yasohotse 2001. Yaje gusohoka 2001 ariko nyine kuyikina nango 98 je nandi kumwe n'umuvandimwe hano tujyayo barankatira je barakomeza nango ni naho actually wasanga ku bantu bazi amafilme cyane ni naho baherewe bakubona muri filme noneho hano mu Rwanda guhera 2001. Yego nabandi bose niho baheraga kuza. Nabandi n'izindi wagiye ukina byatangiriye ushobora ko byaratangiriye ngo byatangiriye kuri 100 days. Harimo na n'umuvandimwe ni Sanzabera DJ Dennis. So reka twisubira hangaho nanone muri za tugeze kuri za 80 ku kiriya gitego cya Maradona. Hari ya ndirimbo igeze gukina Maxime iriya I've been thinking about you. Reka tubanze tuyirebe tunaruhukeyo gatoya n'amazi ari hano tuyasomeho then tugaruke n'ubundi tureba ngo bimeze bite nyuma ya 87 tuzamukeyo gatoya cire kuri za 90 ahango ba Mark Morrison baraje ba Tupac baraje baje hagati aho ngaho hari indirimbo nyinshi Adams. Hagati aho ngaho harimo indirimbo nyinshi oya byonyine kuva muri 80 byonyine kuva muri 80 music yari maze yari on fire 80 kuza ukagera kuri 90 music was on fire. Ariko hari genres zimwe na zimwe zari zitaratangira gufatisha neza nka R&B nago yari New Jack Swing. New Jack yari ataraza cyane ataraba. New Jack zaje nzireba ngaba bano ba Bobby Brown indirimbo bagiye bakora zose nagiye nzireba mbona ari indirimbo nshaje. Ariko hari indirimbo ya Bobby Brown yantuze not ain't enough. Indirimbo ya Bobby Brown ain't enough iyo yari muri album ye yacuranze akiri he was still a young boy akiri kumwe na BBD. muri za 83 84 because we are Bobby Brown was there. So ntuga Bobby Brown yara hari icyo gihe ubwo ushireho nabantu ze naba MC Hammer buriya ba MC Hammer baje basanga Bobby Brown already we yaramaze kugira Vanilla Ice aba Vanilla Ice abo bari bahari Vanilla Ice bari bahari because Vanilla Ice abo bari bahari n'abangaba bose ba okay ugiye kureba nka R&B yari iriho icyo gihe ntabwo yitwaga R&B mu gihe cyaba Milli Vanilli. That was not R&B. It was not R&B. Byara reka twite soul cyangwa se ni soul something soul funk. It was just like soul because R&B yaje gufata iryo zina nyuma yaho ngaho nubwo zari zihari imbere mu gihe cyaba Johnny Gill n'abandi Rap Me the Right Way n'abandi ngaho ariko nituza muri za 90 guhera kuri 90 kuzamura noneho ngo niko turi ubone neza ngo ba Tupac turawita tubona ba New Edition because New Edition actually ni group yaje kuzamo New Edition baje mu 90s very early 90s ari na album iri mu indirimbo yabo nkunda cyane ya actually bari Bell Bivins n'abandi ngaho harimo ba Backstreet Boys ariko ngo n'abanyuma gatoya harimo ba No Diggity ngo ni Backstreet ni Blackstreet harimo na Backstreet harimo those are Backstreet Boys aho ngaho turaje tubarebe mu kanya gatoya wenda reka kutoze dusubira kuri za 80 ariko uribuka indirimbo yahitinze muri Nairobi abantuze yaba yande Chakademas ututwana twanuze twa Criss Cross oh yeah not Criss Cross
nabaye Here we go. si not by nature. Not by nature. Not by nature. Not by nature. Filmy flow. Yeah, filmy flow. Exactly. Ni filmy flow. Not by nature. 90s. Not by nature. That is early 90s. hip hop. Nuja muri hip hop anga rero ugura uzanye ba Lost Boys. Oya ni benshi. Ni benshi muri hip hop. But turaje tubarebe gato Maxim reka tuanze tusubire gato kuri I've been thinking about you because inji ndirimbo London beat. Inji ifite amateka menshi kuri je. London beat. Umukobwa wa mbere yankunze kubera iyo ndirimbo. Umukobwa wa mbere yankatiye kubera iyo ndirimbo. Yabonye nkunda na nundi kandi nandikiye nundi noneho biba ikibazo. Iyo ndirimbo ni nayo nanditse umukobwa yajyana kwa mwarimu yajyana kwa papa bombi baramana. That's I've been thinking about you, London beat. African TP collection, Sam Fantomas. Kabisa. Sam Fantomas from Cameroon, eh? Yeah, he's from Cameroon. From Cameroon. Yeah, he's from Cameroon. Ariko hari n'izindi afite nyinshi cyane. Oya zirimo nyinshi. Hari n'indi yitwa is it Noah? Iyo ngiye niyo yanjye nono. Hari n'indi yitwa Sicha. Yeah, Sicha. Oya ni nyinshi. Ariko rero iyi ngiyi specifically African TP collection. Igufitiye amateka. Yimfitiye amateka cyane. Ku bantu batari babizi umuntu turi kumwe nawe hano ni DJ. Umuntu turi kumwe nawe hano ni umukinnyi wa film. Nago ndi uje kubindi kuba ari umupapa byo ni ibintu uzi ibyo nje ni ibintu bisanzwe. Nago turi buje kuri ibyo ngibyo tutavuze ko nago arubizi ko ari umubyini. Ntabyo bazi. Keretse babyumvise. Keretse abantu babyumvise cyangwa se nk'ubu hari abantu bagiye kubimenya ko ari umubyini. Ubu ngubu aka kanya nibwo abantu bagiye kubimenya ko byabaye. Kandi nago ari umubyini ngo kwa kundi ujya mu kabari bagacuranga indirimbo wowe ukabyina. Ni ibintu wakoze ubikora by'umwuga. Competitions. Ujya mu marushanwa. Uranatsinda. Noneho 1984 nibwo natwaye igikombe cy'umubyinnyi wa mbere muri Uganda. 1984 umubyinnyi mwiza wahize abandi muri Uganda yose mpabwa n'igihembo. Iyi ndirimbo African TP collection Sam Fantomas niyo yampaye amanota. We wagiye hari urayibyina. Niyo yampaye amanota kuko hari uburyo bwinshi bw'amarushanwa. Hari ukurushanwa as a group, hari ukurushanwa as a couple, hari ukurushanwa as a single. So muri group nari mfitemo amanota atari menshi. Muri couple ndayakusanya. Noneho muri single ndi jyenyine rero sasa. Amanota yose aragiye. No kuvuga ngo yazamukiye kuri uru rwego gutya. Aba barahagewe ndi hano. That's 1984. Yes, exactly. Amateka y'ejo bundi 1984 African TP collection. Indirimbo yari yarasohotse. Ishobora kuba yari yarasohotse uwo mwaka cyangwa se 8 during that time. Sasa rero ahanga no tuvuga ngo amateka abaho. The classic memories. Kandi ubwo hari ahantu byanditse se? Ntabwo wabyinaga one style. Wagombaga kubyina many styles. Kandi noneho icyo gihe buri njyana yazaga ifite dance style yayo. Buri njyana yabaga ihari. Yabaga ifite dance style. Reggae yari ifite dance style. Rumba yari ifite dance style. Rock and roll yari ifite dance style. Ni ukuvuga ngo buri njyana yose y'indiri yazaga muri icyo gihe yazaga ifite ntuze injyana yayo. Noneho uvuga uti icyo gihe rero hari hiki. Moonwalk yari ivuyeho. Moonwalk ngo ni Michael Jackson yari ivuyeho. Iyo nayo narayibyinnye. Noneho icyo gihe hari haje break dance original. Ngo break dance yari zangwe nande? Break your ribs original. Kibazo cy'amasaha ni iki rero? Niba wibuka abantuze ba Shabadu. Shabadu. Niba wibuka Bugalu.
That was the time of break dance. Iyo ndeba abantu ba breaking ubu ngubu hari abagerageza uvuze ngo barahari bagerageza akantu kavuga ngo reka twibreakingire barahari bagerageza ku breaking ariko nta numwe ndabona ukora waves bara breakinga yes ariko nta numwe ndabona ukora waves. So ikiza cyo kuvuga ibyo ukuntu umuntu yabigenza byagusaba gusa kureba the classic memories ubutaha ukazareba izo moves zose turimo kubwira zijyanye na breaking na break dance n'izindi ndirimbo n'ibindi bihe byari bihari kubera ko hari bimwe mu bintu umuntu avuga wenda yabivuga kuri radio ukangira ngo ni ibintu bitabaho ariko iyo bibonye ku mafoto ku mashusho mu videos ibintu nk'ibyo nibwo wemera ko ibyo bintu byabayeho. Sinzi ikintu nakora keretse wenda kugushimira cyane ku mwanya waduhaye muri TV1 kuri the classic memories ayo mateka namwe mu bintu utashobora gupfa gusanga ahandi. Umwanya wabaye muto kandi twari dufite byinshi byo kubereka. Umwanya nago wawe hari indirimbo nyinshi umwanya nago tubani but again it's all good na problem. Ibyo bivuze ko wenda n'ikindi gihe tuzajurira hazazamo episode ya 2 hazemo wenda n'iya 3 wenda ubwo ngo ubujurire uzaboneka ryari ko ndabizi ko mu Imana kidutije ubuzima turahari uzaboneka tuganire no ku bindi byinshi kuri ibyo ngibyo. Hari akantu kamwe ariko na mafuti nibuka twigeze gukora turi kumwe ariko nuko tutari tubizi ariko nabwo still bijyanye n'akazi kajyanye na music. Hari ahantu twakinnye indirimbo tutagombaga gukina ujya kwisobanura ariya kuri stade kuri brigade kuri brigade sinarayeyo se narayeyo baramfunze uramusobanurira Jack uramwibuka Jack wanjyanye ankubita n'urushyi ariko komanda nawe yaragiye kumwica amuga ati koko ati Kennedy niwe uho iriya ndirimbo Kennedy utarabaga mu Rwanda. Okay abatabizi nuko nari nacuranze indirimbo ya Bikindi Simone Bikindi sanje nayo narizi yari indirimbo cyangwa baravugamo ibiki twebwe twari turimo twigurishiriza ama CDs amakaseti dushyiramo indirimbo y'Ikinyarwanda n'aba disco bana babikora tugiye kubona tubona haje abantu benshi n'amafaranga mu ntoki iyo ndirimbo turashaka mu bantu benshi baje hazamo haje kudutwara ariko niwe yatwaye nige yatwaye nyine kuko urumva nige we yahasanze avuga ati ninde wowe wari uhagaze nko ku rugi ngira ngo jewe nari indani nari ndimo indani ndi ku masidi n'amakaseti n'iki baranjyana baramfunga ndaramo mu gitondo uribuka ko agiye gukora mariage twamutije sare twamuhaye sare y'ubuntu amateka nago yarangira. Actually thanks a lot for everything, thanks a lot for being part of the classic memories and this is my brother nkuko nababwiye my brother from another mother. Asante sana ni ku kindi cyumweru cyangwa ikindi genda bizi kuzongera ukaboneka kandi nipo so ano akadirimbo shaka kusigara wumva kitwa ride on time, still ride on time undi tuzongera tugaruke still ride on time ibaye ntoya but again nakundi twabigenza. So thanks a lot twaturi kumwe na DJ Carlos Kennedy Mazimpaka umuzi mu bintu bitandukanye wenda iyo dance yutaruzi ko ari umubyinnyi ariko none na Maxime kuburi technology na technique byose niwe waruhari niyo mpamvu watubonaga gutyo uko urimo kutubona kandi asante sana kuri wowe wafashe umwanya nago twashoboye kubona umwanya wo gufata message cyangwa I got the same time don't remember I'm a pastor. I'm a church pastor. Actually ni no mu pastor. So niyo mpamvu imigisha yabaye myinshi no munsi pastor umubyinnyi DJ n'ibindi bimwe yarabiretse ibindi biracyakora ariko ibyo byose ntabwo byajyaga gushoboka iyo ataza kuba ari gahunda y'Imana. Ntabwo byari gukunda. Abantu twese tugendera muri gahunda y'Uwiteka ariko tugomba gukunda Imana kugira ngo ibyo yadushyize mu bisohore. Ikiza nuko n'abana bawe bamwe muri bo bakurikije umwuga bamwe n'abaririmbyi abandi n'abanyamakuru ngo ndavuga syntax ku batazi syntax buriya nuko byinaga bazi no kubyina ndabizi ko babaye muri mashirika nashatse kujyamo ariko ndavuga ingereka mbireke wowe ibintu byose wagiye ibyawe byari biteganijwe byari amaradiyo n'ibindi byose n'ibindi. So abazi atangosi cyangwa se bamwita rutura ngo ni papa we syntax n'abandi
So thanks a lot once again. You're Have welcome. a good time. You're Maxime, reka twigire na ride on time, wenda ibindi birenze kuri ibyo ngibyo tuzabigarukaho ku kindi cyumweru. Have a very good time. Ushobora gukomeza kureba kuri iyo WhatsApp ukandika, tukazarebera hamwe icyo tuzakomerezaho ubutaha, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Have a very good Sunday, a very good weekend. Imana ikomeze ibahe umugisha.